turatangirira ku cyiciro cy'abana barangije amashuri abanza. Umwana wa mbere duheraho ni uwitwa Igiraneza Lucky Fabrics. Araza guhembwa na nyakubahwa Minisitiri w'Uburezi. Urabona ko n'ababyeyi bifuje gufatira ifoto ku rwego rw'igihugu by'umwana wabo witwaye neza. Twakurikizaho uwitwa Igeno Alliance. Araza guhembwa n'umuyobozi mukuru w'ikigo cy'igihugu gishinzwe ibizamini n'ubugenzuzi by'amashuri. Umwana wa gatatu uhembwa ni Kirezi Remezo Benita wo kuri École Autonome de Butare mu karere ka Huye. Araza guhembwa n'umuyobozi mukuru wa REB. Arakurikiraho umwana witwa Senga Nshuti David wo kuri ishuri rya Kigali Parents mu karere ka Gasabo. Araza guhembwa n'umuyobozi mukuru ushinzwe ikigo cy'igihugu gishinzwe amashuri y'imyuga n'ubumenyingiro. Turakurikizaho umwana witwa Kazubwenge Mahirwe Vanessa wo ku ishuri rya École Espoir de l'Avenir muri Bugesera. Araza guhembwa n'umuyobozi w'ishami rishinzwe ibizamini mu kigo cy'igihugu gishinzwe ibizamini n'ubugenzuzi bw'amashuri. Turakurikizaho umwana wa gatanu muri icyo cyiciro niwe tumaze kuvuga, ahubwo turajya mu cyiciro cy'amashuri y'icyiciro cya mbere cy'amashuri yisumbuye O level. Umwana wa mbere ni Terimbere Ineza Aria Ange Steven wo kuri Lycée Notre Dame de Citeaux. Arahembwa na nyakubahwa Minisitiri w'Uburezi. Umwana wa kabiri ni Tuyisenge Denis Prince wo kuri Hope Heaven mu karere ka Gasabo. Umwana wa gatatu arahembwa na yitwa Twarimitswe Iron kuri École Secondaire Kanombe Efotec mu karere ka Kicukiro. Arahembwa n'umuyobozi mukuru wa REB. Umwana ukurikiyeho arahembwa n'umuyobozi w'ishami ry'uburezi rya UNESCO mu Rwanda. Yitwa Abeza Happiness Mary Reply wo muri Fawa Girls School mu karere ka Gasabo. Umwana ukurikiyeho ni Niyonzima Jean Dodier. Arahembwa n'umuyobozi mukuru w'amashuri ya tekinike imyuga n'ubumenyingiro. Nitwa Terimbere Ineza Alia Ange Steven. Nigaga cyangwa ndakiga ku kigo cyitwa Lycée Notre Dame de Citeaux kiba muri Nyarugenge. Muri aka kanya nyine nkaba ndahangaho barampa interview kubera ko bavuze ko natsinze nyine ndi wa mbere muri O level ibizamini bya leta. Nishimye birumvikana nyine, that's the first feeling. Urishima nyine bikana ukumva birakurenze. Noneho nyine ndanashima Imana cyane cyane cyane. Shima n'ikigo cyanjye n'ababyeyi banjye cyane n'abantu bose nyine nagiye mura nabo kuba bampamagaye byanyetse nyine. Ikintu cyambere byanyetse nuko nayo mfite ubwoba ko undi mva muri primary nabwo nari natsinze nyine bitagize icyo bitwaye byiza. Nishimye ko nyine n'abanywe nyine ni kwa kundi nyine ushobora kugira chance nyine ukaba warasubije
the right answers in the right time ako nyine bya bindi once in nyine utashobora gusubiramo rero nyine mfite ubwoba ko nyine ubwo ngo ndamutse ntongeye ntabigaragaje ubu ngubu nyine bivuze ko nyine ibyara amahirwe gusa nyine ni iki ariko ubu ngubu nyine ubwo mbonye uno mwanya nyine bimbwiye ko maybe nyine I can do something great nyine okay be my courage ufite potentials okay yeah at some point ariko nyine nanone bimbwiye ko nyine n'ikigo nigaga hari cyiza yego uyu munsi ushobora kuba natsinze ndi umukobwa utagatsatsinda umuhungu nyine biragaragara ko nyine it is not a matter of whether you are a girl or a boy nyine it's a matter yuko nyine wakoze urangije nyine ibindi biharira Imana kandi irabikora ni ibyo nyine nta mpamvu yo kwiheba nta mpamvu yo kubangura umukobwa nyine icyo kintu mukikuremo hakiri kare bitazanababangamira in the future nitwigereza Fabrice nkaba niga kuri Pioneering Center mu karere ka Bugesera umurenge wa Gashora ni umuzungu nyine wazanye ikigora ariya mu gace k'iwacu nawe ndamushimira ko ategereje kuzana ikigo ahantu mu cyaro nyine ubona ko nyine nta terambere ihari azana ikigo cyadufasha gitera imbere nanjye nkambashe kuba nahembwa na NESA ndetse na Minisitiri w'Uburezi narize cyane nkanyakora cyane ibyo numva nkabaza abarimu nkabaza ababyeyi banjye kuko n'abarezi nabo nkabaza inshuti zanjye kugira ngo twungurane ubumenyi hamwe n'Imana byose tubigezeho nayo mfite icyizere kuko nangira muri P6 abarezi ababyeyi bose twari twarabiharaniye ko basi nzaza mu 5 wa mbere twari twarabiharaniye ngiye gukomerezaho ku buryo no muri senior 1 senior 2 senior 3 naho nshobora kuzapofinga neza nkabona kunyenga mu wa mbere ngiye urwego nshaka kugeraho ni urwego nyine rwo kuba nakumva ko buri muntu wese afite amahirwe yo kwiga ku buryo nyine nubwo nawe natsinze hari abandi biga ku bigo bitameze nk'icyo niga nshaka ko amashuri yose yo mu Rwanda amera kimwe abagisanga amashuri rimwe riruta irindi bitewe n'uko rimeze ariko nyine bashaka ko yose aringanira mu burezi mu myumvire no mu miterere no mu mimerere y'icyo kigo tu izina nitwa Niyonzima Jean de Dieu niga ku kigo cya Education Institute for Blind Children at Kibeho giherereye mu karere ka Nyaruguru mu ntara y'Amajyepfo uri ku rwego ndeba nko kuri 60% kuko nshobora gukoresha no script nkasoma ibitabo bisanzwe ariko mu gusubiza nkakoresha inyandiko y'abatabona ya Braille kugenda oya nta yindi disability mfite usibye yo kureba ni kangahe ushaka kwijyana nshobora kuba nakijyana hano hari vehicles nyinshi nkijyana nkiyobora mbese no mu muhanda ariko kureba kure ntago bikunda oya nagiye kwa muganga bambwira yuko nagiye wenda mfite nk'imyaka 5 bambwira yuko nakererewe mba naraje mfite imyaka wenda nk'ibiri cyangwa umwe nkazazikuriramo ariko nyine kubera naje igihe cyarenze bambwiye ko atari byiza ko nazikoresha wenda tubwire muri make ubumuga bwawe bwaje ryari narabuvukanye ababyeyi bawe barahari ababyeyi banje barahari papa na mama barahari batuye mu majyaruguru mu karere ka Rulindo mu murenge wa Basa ngaho tubwire ku bijyanye n'amashuri yawe iri shuri wamenye gute kujya mbere kujya iri shuri uburyo narimenyemo nagiye kwivuriza Kabgayi amaso noneho bararindangira tubwire muri make rero uburyo ibingibi bigezeho ibingibi buryo nabigezeho nagiye niha goals niha timetable y'uburyo nkoramo ibikorwa byanjye y'uburyo nigamo amasomo yanjye nk'urugero nkavuga ngo kwa mbere ndahiga mate na physique kwa kabiri mpige chimie na biology noneho muri weekend nkakora revision nkakosora na different questionnaires z'ibizamini byahise past questionnaires za national exam hanyuma se abandi bana mwigana bo bakwakiraga mu shuri baranyakiriye nta kibazo kuko na bose baba bafite ubwo bumuga
usanga nyine ari nko kwisanga muri bagenzi bawe nta kibazo. Imbogamizi duhura nazo ni izo kugira ibikoresho bikeya, kuko urebye hari ibikoresho bidufasha kwiga ariko ugasanga duhura n'ubwo bushobozi bukeya, ugasanga nka mudasobwa dufite ni nkeya, ugasanga icyo kibazo kiratubangamiye cyane. Hari abandi bana muvukana? Barahari. Nta kibazo, ni njye mu muryango wanjye ufite icyo kibazo. Bararangije amashuri? Bararangije, bose bararangije usibye umwe wenda nawe ukiga senior 5. Bose ni abahanga? Bose ni abahanga. Bose ni abahanga, kuko nyine burya inyana ni yamwe. Kuri papa. Papa ni umuhanga? Nawe yari umuhanga cyane, yize mu seminari. Oya, nyine ushobora kwiga seminari ukagera nyuma ukabona nyine ntabwo ushaka gukomezanya nayo, ukiga ahandi. Ngaho twibwirire intumbero zawe. Njye intumbero zanjye, inzozi zawe ufite? Njye ndifuza kuzaba umunyamakuru. Kubera iki? Kuko nakuze nkunda itangazamakuru cyane. Ubaye umunyamakuru wawe wumva se waba nkande? Mbaye umunyamakuru, numva naba nka Ismael Mwanafunzi. Kubera yuko ibintu akora ndabikunda cyane, usanga nyine biba biri mu bwenge, byigisha n'abantu. Sawa, urakoze cyane. Namwe murakoze cyane. Izina nitwa Niyonzima Jean de Dieu, niga ku kigo cya Education Institute for Blind Children at Kibeho giherereye mu karere ka Nyaruguru mu ntara y'Amajyepfo. Ndeba nko kuri 60%, kuko nshobora gukoresha no script nkasoma ibitabo bisanzwe, ariko mu gusubiza nkakoresha inyandiko y'abatabona ya Braille. Iri shuri uburyo narimenyemo, nagiye kwivuriza Kabgayi amaso, noneho bararindangira. Ibi ngibi buryo nabigezeho, nagiye niha goals, niha timetable y'uburyo nkoramo ibikorwa byanjye, y'uburyo nigamo amasomo yanjye. Nk'urugero nkavuga ngo kwa mbere ndahiga mate na physique, kwa kabiri mpige chimie na biology, noneho muri weekend nkakora revision, nkakosora na different questionnaires z'ibizamini byahise, past questionnaires za national exam. Imbogamizi duhura nazo ni izo kugira ibikoresho bikeya, kuko urebye hari ibikoresho bidufasha kwiga ariko ugasanga duhura n'ubwo bushobozi bukeya, ugasanga nka mudasobwa dufite ni nkeya, ugasanga icyo kibazo kiratubangamiye cyane. Nk'uko mwabibonye, uko abanyeshuri bakoze muri rusange byagenze neza mu masomo atandukanye, gusa nyine twabonye ikibazo cyane cyane mu masomo, mu mibare ndetse no mu masomo ya science. Iyo turiho ikibazo kigaragaye nka gutyo, n'ubu twari tubikurikirana, hari ingamba rero nyinshi n'ubundi zisanzwe twari turi gukora. Icya mbere ni ugufasha abarimu, ari mu mahugurwa, ari mu mfashanyigisho, ndetse no gukomeza kubishyiramo, guhozaho ijisho, ari uko dukurikirana muri inspection ndetse n'ibindi. Ibyo ngibyo rero ni ibintu bikomeza kandi tuzakomeza kugenda dushyiramo imbaraga. Ikindi nanone ni gukomeza kuvugurura, ari uburyo twigisha, ari uburyo duhugura abarimu, ari uburyo nabo biga, ndetse n'ibindi bikoresho tugenda dushaka kugira ngo amasomo ya siyansi akomeze gutera imbere. Gusa icyo twishimira ni uko imyaka igenda yigira imbere, tugenda tubona ko uko abanyeshuri bacu bagenda bakora bigenda bisa neza kurushaho. Tukaba twizera ko rero n'ayo masomo nubwo atarakwiye gusigara inyuma, ariko n'ayo masomo tuba tubona ko hakirimo imbaraga zo gushyiramo, twakomeza kugenda tuzishyiramo kugira ngo abanyeshuri bacu bashobore kwiga neza, ariko n'abashobore kongera ubumenyi, cyane cyane kubera ko siyanse n'imibare ari ibintu by'ingenzi cyane mu buzima bw'uno munsi. Nk'uko babibonye, mu banyeshuri twari dufite harimo abanyeshuri bava mu bigo byigenga, ariko harimo n'ibigo biri public cyangwa se n'ibifashwa na leta. Bivuga ko rero
icyo tugomba gukora ni ukongera imbaraga mu mashuri yose atandukanye yaba ari aya leta ndetse n'ayigenga tugakomeza gukurikirana icyo nicyo cya mbere. Ikindi cya kabiri ni ugukomeza gushyira imbaraga mu buryo dufasha abarimu ari mu mahugurwa ndetse n'ibikoresho babona, ariko tukaba twizera ko nk'uko twabibonye ko imyaka igenda yigira imbere tugenda tubona ko imikorere y'abanyeshuri bacu igenda imera neza ndetse n'urwego rw'uburezi n'inzego z'uburezi zigenda zitera imbere. Nibyo ngibyo tuzakomeza gukora, gukomeza gukurikirana, guhozaho imbaraga ndetse no gukomeza gukora amavugurura agamije ko abanyeshuri bacu bakomeza gukora neza mu nzego zose. Gahunda ya Dusangire Lunch ni gahunda twashyizeho kugira ngo dukomeze gufasha ari ababyeyi ndetse n'abanyarwanda bose muri rusange gukomeza gutanga umusanzu kugira ngo gahunda yo kugaburira abana ku ishuri igende neza. Nk'uko mubizi iyi gahunda yahoze iri mu mashuri yisumbuye, hanyuma nyuma ya covid iba gahunda yagejejwe mu mashuri yose. Hari uruhare rwa leta rero itanga ari narwo rwinshi cyane, ndetse ariko hakaba hari n'uruhare rw'ababyeyi. Uramutse mbahaye nk'urugero mu mashuri abanza, umubyeyi asabwa amafaranga 975 mu gihembwe, ariko bigenda bigaragara ko hari igihe urwo ruhare ababyeyi bamwe batarutanga cyangwa se bakabona ko nta buryo bworoshye bwo kurutanga. Akaba ariyo mpamvu rero twashyizeho ino gahunda ya Dusangire Lunch kugira ngo yaba ari umubyeyi cyangwa se yaba ari nanjye nawe n'abandi twese tugire uruhare mu gukomeza kugaburira abana bacu ku ishuri, kubera ko twabonye ko ari ibintu byiza cyane. Iyo ugaburiye umwana ku ishuri yiga neza, aza ku ishuri akahaguma kandi agakomeza gukura neza. So ntago rero ari uruhare rwa leta gusa, ntago ari uruhare rw'ababyeyi bafite abana ku ishuri, ahubwo ni uruhare rwacu twese nk'abanyarwanda. Abanyeshuri bafite ubumuga ni abanyeshuri tukomeza gufasha, ndetse kubera ko tugenda tunashyira n'imbaraga mu burezi budaheza. Ngira ngo n'ubushize kuba turi kubiganiraho uburyo bafashwa mu bizamini ari gukora ibizamini bashobora gusoma, cyangwa se ari abakenera igihe cyiyongereho nabyo tukabikora. Ibyo rero bivuga ko ni ikintu cyiza ko n'abanyeshuri bafite ubumuga nabo batwereka ko bashoboye. Ubumuga bafite ntabwo bubatangira mu myigire, ariko natwe tugomba gukomeza gushyiramo imbaraga kugira ngo tubafashe mu myigire yabo ndetse nuko bakora ibizamini.